Iyi ni radiyo Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Banyarwandakazi, Banyarwanda dusangiye igihugu, baturanye namwe inshuti z'Abanyarwanda, nimunyemerere ntangirire ijambo mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2019 ubu twinjiyemo. Koko rero uzababera umwaka muhire, umwaka w'amahoro, umwaka w'ibyishimo no gusubiza umutima mu gitereko. Ntibyakwitwa guta igihe cyangwa kurondogora mbanje kwibutsa ko uyu mwaka dushoje wa 2018 wabayemo ibihe by'impinduka zikomeye. Muri zo navuga gusa eshatu zatunguranye kandi zigatangaza abatari bake. Icya mbere, hari imfungwa za politiki zarekuwe by'agateganyo cyangwa se bishingiye ku kiswe imbabazi za Perezida wa Repubulika. Abimena muri bo bafunguwe ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Kizito Mihigo, umwari Diane Shima Rwigara na mama we Adeline Mukangemanyi. Murabyibuka mwese byabaye ikintu gikomeye cyaranze uyu mwaka by'umwihariko mu rwego rwa politiki. Kubera ubutwari budasanzwe bw'abo bana b'u Rwanda batinyutse bagahangara ingoma y'igitugu kugeza ubwo yiyemeje kugenza make, byatweretse ko dukwiye gukomeza kwizera ko impinduka nziza abaturage basonzeye igishoboka mu Rwanda. Icya kabiri navuga ni politike mbi y'agatsiko kayoboye u Rwanda yo gukomeza kwenyegeza umutekano muke mu karere dutuyemo, by'umwihariko mu guteza akaduruvayo mu gihugu gituranyi cy'Abarundi hagamije gusenya leta iriho muri icyo gihugu. Ubu ngubu noneho ntabwo bikiri ibanga kuko byarenze umurongo wo kwihanganirwa. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kwerura avugira ku kabona bose ko leta ya Paul Kagame ari umwanzi w'igihugu cye cy'u Burundi. Kwitwa umwanzi w'abavandimwe duturanye bikwiye gutera ubwoba n'ikimwaro umunyarwanda wese ushyira mu gaciro. Umwiryane mu baturanyi dusangiye ugupfa no gukira ntacyo umariye igihugu cyacu cy'u Rwanda, nta shema rwose biduteye. Abo bategetsi rero bakunda intambara n'urugomo nibo bakwiye kwirengera ingaruka z'iyo myitwarire yabo igayitse, kandi bakitegura ko aribo ku giti cyabo bazaryozwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakomeje gukora bagamije kurengera inyungu zabo bwite bakunze kwitirira igihugu cy'u Rwanda. Icya gatatu navuga ni igisa no kubyutsa umubano hagati y'Ubufaransa na leta y'umunyagitugu Paul Kagame cyakanze benshi. Ku ikubitiro byahise bigaragarira buri wese ko iryo subukura ry'umubano ryubakiye ku nyungu zishingiye ku buriganya, kuko byabimburiwe no gupfukirana ubutabera bwari bumaze igihe butegerejwe bujyanye no gukurikirana abagize uruhare mu ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda nyakwigendera Juvenal Habyarimana, Imana imuheruko ridashira. Twibuke kandi ko icyo gikorwa cy'iterabwoba cyabaye mu ijoro ry'iya gatandatu rishyiriye 7 Mata 1994. Loni ubwayo yemeje ko ariyo mbarutso y'itsembabwoko n'isembatsemba ryahitanye abanyarwanda basaga miliyoni. Kuba leta y'Ubufaransa yarasabye inkiko zayo kureka gukurikirana icyo kibazo kugira ngo nk'uko umunyagitugu Paul Kagame yabyifuzaga umubano usubukurwe, nibitwumvishe bidasubirwaho ko nta gihugu cy'amahanga cyaba igihangange karijana cyangwa inshuti magara gishishikajwe no kurengera koko inyungu bwite z'Abanyarwanda mu buryo bukwiye. Ibyo kandi bikaba bisobanuye ko u Rwanda ruzatabarwa gusa n'ubwenge, ubushake, ubushishozi n'ubwitange bw'abana barwo bazahagurukira kurwanya akarengane no kwibohora ingoyi y'ubutegetsi bubi bw'agatsiko k'abanyamurengwe bagashize twakomeje kwihanganira imyaka ikabishize ari 25. Banyarwandakazi, Banyarwanda dusangiye igihugu, baturanye namwe inshuti z'Abanyarwanda, ngiye impamvu tugomba gukora ibishoboka byose uyu mwaka wa 2019 dutangiye ukatubera umwaka w'impinduka za politiki zitambutse kure izo twabonye kugeza ubu. Koko rero 2019 ukwiye kwitwa umwaka wo kubohora rubanda igoka
no kugarura umutekano n'amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. Mu yandi magambo, icyo twimirije imbere ni uko umwaka wa 2019 waba umwaka w'impinduramatwara mu Rwanda, umwaka wa revolisiyo. Uko tubibona, izo mpinduka zikenewe zizashingira kuri izi nkingi eshatu z'ingenzi. Iya mbere no gushyira hamwe kwa opozisiyo nyarwanda iharanira demokarasi, abasanzwe bakorera mu mitwe ya politiki inyuranye n'amashyirahamwe atandukanye bagatumanaho, bagahura, bakicarana, bakungurana ibitekerezo, bagashyiraho byihutirwa urwego ngishwanama bita cadre de concertation mu gifaransa, rugahabwa umurongo ngenderwaho usobanutse kandi rukitorera komite nshingwabikorwa yumvikanyweho. Cya kabiri, gushyiraho uburyo bugezweho bwo kotsa igitutu ubutegetsi bw'umunyagitugu Paul Kagame bigakoranwa ubuhanga n'ubushishozi. Inkingi ya gatatu no kugena ingamba nshya zishyigikira ubushake bwa politiki bwo kwemeza umunyagitugu Paul Kagame ko bikwiye kuganira na opozisiyo mu rwego rwo gushakira hamwe igisubizo gihamye ku bibazo by'ingutu bihangayikishije abenegihugu. Muri byo iby'ingenzi akaba ari ibi bitatu bikurikira: gufungura urubuga rwa politiki, gufungura imfungwa zose za politiki, no gutahuka kw'impunzi z'abanyarwanda mu mahoro n'icyubahiro. Banyarwandakazi, banyarwanda dusangiye igihugu, baturanye namwe inshuti z'abanyarwanda, igihe ni iki. Niduhagurukire rimwe maze dukora ibishoboka byose kugira mu mwaka wa 2019 uzatubere umwaka w'ibisubizo twifuza. Gusa rero kugira ngo tuzashobore kubigeraho, ni ngombwa ko buri wese yumva neza ko akwiye gushyira kwake urugamba n'urwa twese. Muri urwo rwego, guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro mpagarariye izakoresha imbaraga zose mu gushyigikira umushinga wo guhuza abagize opozisiyo iharanira demokarasi kugira ngo bafatanye urugamba, bityo impinduramatwara rubanda yifuza ishobore kugerwaho bidatinze. Kuri mwe mwese abanyarwanda mubarizwa imbere mu gihugu ndetse n'abari mu buhungiro, mbifurije umwaka w'impinduka nziza. Abaturage b'ibihugu duturanye, mbifurije umwaka w'amahoro, umudendezo n'uburumbuke. Kuri mwe mwese mutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame, nta n'umwe uvuyemo, rendez-vous i Kigali mbere y'uko uyu mwaka wa 2019 urangira. Harakabaho Repubulika, harakabaho u Rwanda rujya mbere kandi rwunze ubumwe. Mwese Uwiteka abahe umugisha utagabanije. Yakoze. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.